Hello beautiful people, it's 2025. Duherukana umwaka ushize. Twari kumwe twavuze ibintu byinshi, abantu bamwe baravuze ngo twabatunze intoki, abandi baravuga ngo twarabibasiye, ariko uyu mwaka none ni 2025 tugiye kubanamo mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byiza, ntawe dutunze intoki, ntawe tubwiye, ariko niba twaravuze ukiyumva ku mugani wa undi wa mugani w'ikinyarwanda ngo umutima muke wo mu rutiba wiyakire nyine ariko unahinduke. Sasa rero tukivuga ibintu byo guhinduka, munyemerera ikiganiro tugiye gutangiriraho uyu munsi kibe ari ikiganiro kijyanye n'imico, imyifatire, habits tugomba kureka tukazisiga muri 2024 tukagaruka muri 2025 iyo myitwarire twayiretse. Uti ni yihe? Reka mukanya gato tuyitangiriraho, nawe niuza kumva wiyumvisemo, ntuze kuvuga ngo bantunze intoki, ahubwo uvuge ate iki kintu koko sinkwiye kukireka. Mbere yuko rero dukomeza, ndagira ngo mbanze mbibutse ko mushobora kunkurikira kuri ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zirimo Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Hose nkoresha amazina amwe ni Delphine Umuhoza. Aha, ubwo rero ushobora gusangiza inshuti zawe ibiganiro bitandukanye nawe ukabireba, cyangwa se ukanaduha comments, kimwe nuko uramutse ukeneye n'ubufasha bundi bwihariye wanyandikira inbox nkagusubiza. Twigarukire rero dukomeze ku bintu bitandukanye umuntu agomba kureka mu mwaka wa 2025 ku buryo dutandukana nabyo burundu. Icyambere rero nukoreka kwa kundi usanga umuntu avuga ati ngewe ntago nyafata breakfast, ariko ugasanga nubwo wasimbutse kurya breakfast, lunch yawe irimo breakfast na dinner icyarimwe. Nyaboneka ugomba kwihangana muri 2025 ukiga gufata ikintu mu gitondo cyo kurya. Niba unyweye icyayi, niba unyweye igikoma, niba uvuze uyu munsi ndarya urubuto runaka, ushobora no kurya umuneke wonyine, ariko ufata ikintu kuri breakfast mu gitondo. Uzi impamvu? Nuko iyo umuntu afashe ikintu kuri breakfast buriya abafashije umubiri we kugira ngo umuhe imbaraga zo kuza gukoresha uwo munsi, kuko iyo udafashe ikintu kuri breakfast hari ukuntu umubiri ucika intege ugakenera energy. Ni handi usanga uri kugenda ufata uryagaguzwa utuntu twa hato na hato. Waba uri umukobwa ushaka gufata regime ugasanga ntago bigukundiye, waba ushaka guta ibiro ukabona ntibigenda, ukibaza impamvu. Kandi impamvu bitera nta yindi nuko udafata breakfast. Uwo muco rero kudafata breakfast tuwusiga muri 2024 dutangire gufata breakfast muri 2025. Sasa ikindi kintu ugomba kureka muri 2025 nukubyuka utinze. Bya bintu abantu tuziranyeho usanga ashyira amararume 15 zikurikiranye kugira ngo buri minota 5 ajye hita kanda pause yongera asubiramo gutyo. Bira bintu tubireke, wiyemeze ushyireho isaha runaka yo kubyukiraho. Niba ari saa moya ni saa moya, niba ari saa 11 ni saa 11. Ariko nanone ntukabye ngo uvuge ngo ngenza yambyuka saa 5. Kereka igihe ufite akazi kagutegeka kuba wenda wabyuka utinze kuko warayikora nijoro, ariko ubundi gerageza ushyireho amasaha runaka uzajya ubyukira. Ariko tukivuga ku kijyanye no kubyuka, reka dushyireho n'amasaha yo kuryama. Niba uri umuntu mukuru ukabukurikiye video aka kanya, shyiraho amasaha 8 mu buzima bwawe yo kuryama byibuze buri joro. Witegereza ngo uvuge ngo ngewe ngo sinabishobora, ngo urumva ngo ngewe ngo hari ukuntu ngo mvugana ngo na sheri, ngo ugasanga ngo tugeje saa 7 z'ijoro, ngo kandi ngo ufite akazi ngo nkora saa 12, ngo gusa naryama amasanga. Umva, umuntu ugukunda akaba adashobora kuguha amasaha 8 yo kuryama, ntabwo agukunda, kuko uwo muntu ejo nuramukurwaye cyangwa ukagira ibibazo ntuzabyibaze. Reka mbabwira kandi kanura abantu benshi batazi. Wari uzi ko utaryamye amasaha 8 ku munsi, umubiri wawe ukomeza ugusaba imbaraga zo kugira ngo ubashe gukora, kuko buriya iyo turyamye umubiri urongera ukaristoringa, ni nko gusharija telefone, umubiri urongera ugasubirana energy. None iyo utazibonye utangira kuzishakira mu bintu by'isukari. Ni hahandi usanga ku munsi ushobora kuba wariye amashokora, wariye amabiscuit, wariye n'ibindi bintu bifite isukari, imigati, ukajya wumva urashaka kurya utuntu, ura craving utuntu twa hato na hato. Buriya wari uzi ko ahanini biterwa no kubutasinzira amasaha 8. Icyo rero nacyo gihinduke muri 2025. Hari ikindi kintu kigomba guhinduka. Buriya ni ikintu abantu benshi bataha agaciro cyangwa se batitaho, ariko ndagira ngo uyu munsi ngiye nyikubwire ntagiciye ku ruhande. Kuzinga imyenda yawe. Wasanga ubu ngubu tugusuye aka kanya mu cyumbi wawe rwose, wasanga imyenda itazinze, wasanga inkweto zitari ku murongo. Buriya rero akenshi ahantu dutuye hari reflecting ukuntu tumeze. Niba mu mutima wawe utameze neza, n'imyenda yawe ntuzayizinga, inkweto zawe ntuzazishyira ku murongo. Ariko kandi no kugira ngo umubiri wawe wongere umere neza mu imbere, biragusaba kuzinga ya myenda, biragusaba gupanga za nkweto, biragusaba gukoropa icyumba cyawe, guhindura amashuka na twa twenda tw'imisego twabigarutse mu biganiro byashize. Biriya rero ni ibintu umuntu ashaka gukora yumva ko ari ibintu bimeze nko kuba umuntu ari kumugendaho cyangwa se ari kugukurikirana vuga ngo ngiye nkunda kuryama ahantu hadashashe. Biriya bintu ni amakosa, ariko iyo bikoze no mu mutwe wawe birahinduka, bikagufasha kugira ngo ugire n'ibindi bintu ukora bize kugenda ku murongo. Sasa rero hari ikindi kintu ushaka yuko duhindura muri 2025, ikintu kijyanye no kuvuga ibintu biri negative cyangwa se
urabyutse mu gitondo urakangutse ngo mbega umunsi usuba akazi ndagashobora, mana yanjye we yaba nari nipfiriye, mana yanjye ibi ni ibiki. Umva, ibintu byose uvuga mu gitondo ukibyuka cyangwa uvuga mbere y'uko uryama burya bigeraho bikajya mu buzima bwawe. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko ngo iyo umuntu amaze iminsi 21 avuga ikintu kigeraho kikajya mu buzima bwe kigahinduka habit cyangwa kigahinduka ibikorwa bye bya buri munsi. Nubyuka buri gitondo uvuga ati ngewe uyu munsi singushobora, ndambiwe kubaho, ndambiwe akazi, nyine ubwo umubiri wawe uzamenyera ko ari ubwo buzima urimo, none usanga umwaka wose ukubereye mubi kandi utazi ko ari bya bintu wa manifestinze umwaka ugitangira cyangwa mu gitondo ukibyuka. Iga kubyuka mu gitondo uvuga amagambo meza kandi y'urukundo yo kwikunda. Ndi mwiza, ndasa neza, ndahumura, ndi attractive, ndi successful, mfite amafaranga. Ibyo bintu byose nubyuka ubivuga mu gitondo uvuga ibintu byiza, wivugaho ibintu byiza, umubiri wawe uzabimenyera, roho yawe izabyakira, umutwe wawe uzabyakira, bityo usange n'ibintu byose uri gukora urabikora kandi bigakunda, kubera ko hari mindset wamaze gucreatinga muri wowe itegura ikintu kiza kizakubaho kurenza ko wabyuka winuba wivugira ibintu bidakenewe cyangwa se witekerezaho ibintu umubiri wawe ugasanga nawo urawugoye n'imitekerereze yawe urayihinduye kubera amagambo mabi wivugaho cyangwa se ubwira abandi. Ikindi kintu rero tugomba kureka no kwiyemeza ibintu tutazashobora. Muri 2025 wikwibeshya rwose, wikwibeshya ibintu utazashobora. Hari abantu namaze kumenya ko ngo bagenda bakagura subscription za gym y'umwaka wose ariko umwaka ukazarangira agiyeyo rimwe. Icara urebe uvuge ati se ibyo nzashobora ni ibiki. Ese nukubyuka mu gitondo nkakora marche y'iminota 30? Ese nugusoza akazi nkataha ahubwo ngenda gake gake iminota 20 ku munsi nkaba ariyo nkora? Cyangwa nukujya muri gym buri munsi? Niba uzi neza ko utazabona umwanya wo kujya muri gym, fata igihe uvuge ngo ni 3 mu cyumweru nibwo nzajya njyayo cyane 2 mu cyumweru, indi minsi nzajya nkorera siporo mu rugo. Wasanga ufite amamega yo kuba wajya kuri YouTube buri gihe cyangwa kuri TikTok, ariko ukaba udashobora kuvuga ngo kuri YouTube no kuri TikTok hariho abantu bashobora kunkoresha siporo z'iminota 10 ku munsi kandi bikangira umumaro. Burya icyangombwa si uko wakoze ibintu byinshi, ahubwo nuko wakoze ibintu kenshi gashoboka. Niba uyu munsi wakoze siporo ejo ugasubira niyo yaba iminota 5 uzaruta wa muntu ukora amasaha 3 rimwe mu cyumweru. Kubera iki? Kuko uriya muntu ntahozaho, ariko iyo uhozaho consistency hari ukuntu bigufasha mu mubiri. Rero iyo mico yo kwiyemeza ibintu tutazashobora tuyisige rwose muri 2025. Cyangwa se umuntu arakubwiye ati ngewe ngiye gufata regime guhera umunsi ngiye gutangira ngiye n'imboga gusa sinzongera kurya inyama na rimwe mu buzima bwanjye, uri gukora regime nabi. Umubiri ukeneye ibintu bitandukanye, ibitera imbaraga, ibiwurinda indwara na bya bindi nyine bigukomeza. Urumva? Ibyo byose rero nutabishyira mu byo uri kurya, umubiri wawe uzaguca intege, ugutegeke kujya kurya ibindi. Nandi usanga umuntu ahise arwara grippe hato na hato. Kubera iki? Kubera ko umubiri wacitse intege, urashaka kumuryamisha kugira ngo akunde yongera arye bya bintu. None ugasanga ucitse intege muri bya bintu byose biyemeje muri 2025 bikakunanira. Ibyo rero tubireke. Ikindi kintu rero ngira ngo nkubwire ni ugukoresha social media ubudashira. Ugasanga urabyutse mu gitondo, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, ni wowe muntu uri kubikonsoma cyane kurenza ibindi, kandi ntago uzi amakuru agezweho. Wenda ntiwigeze usoma ikinyamakuru uyu munsi cyasohoye inkuru igezweho cyangwa se iri kuvugwa, ariko ibiri kuri TikTok nibagiwe Netflix, mana yanjye we, ufite umwanya wo kuburi bwirirwe mu rugo uwo munsi, ariko kuri wowe uri gutekereza ku kintu cyonyine wakora ruko wareba filime guhera mu gitondo, binge watch ya filime runaka, seri runaka utarebye guhera mu gitondo ugeze nimugoroba. Mu by'ukuri uwo munsi wawukoresheje iki? Ihangane ku munsi ushyireho isaha yo kuba utari bukoresha social media. Nutangira gutyo umwaka uzajya kurangira byose wabikoze. Isaha imwe yonyine niyo ngusabye, uvuge ati iyi saha sindi burebe kuri Twitter, sindi burebe kuri WhatsApp, sindi burebe kuri TikTok, sindi burebe kuri YouTube, sindi bujye kuri Instagram. Isaha nishira nushaka ushyiremo alarm urekeraho. Ndakubwiza ukuri bizagufasha. Nubikora buri munsi hari ukuntu bizagenda bikudisciplina, biguye ka discipline ko kugira ngo nawe ubwawe ugire aho uva, ugire naho ugera muri 2025. Icyanyuma ngiye gusorezaho buriya ni ba bantu usanga ubuzima bwe bwose ari telefone. Ushobora gusanga atari na social media, ari gusubiza ama-email, ari kureba ibiriho, ari kwisomera ibintu runaka, ariko telefone buriya ugomba kugabanya amasaha yayo, kubera yuko telefone hari ukuntu yaffect ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ugasanga umuntu ntashobora kujya kuri toilette adafite telefone, arajya muri dushe gukaraba, telefone iri aho ku ruhande. Urumva? Si ibyo byonyine, araryama iruhande ku musego aho aryamye, telefone iryamye munsi yiwe. Biriya bintu ni ibiki koko? Iyo ubitekerejeho usanga neza ibyo bintu atari addiction,
addiction ni iki? Ni bya bintu usanga buri gihe byaratunaniye kubireka. Ntushobora guhaguruka ahantu hose ugiye telefone. Mbere yuko wikanga ko wibagiye urufunguzo rufungura icyumba cyawe, urikanga ko wibagiye telefone. Mbere yuko wikanga yuko wakererewe ku kazi, urikanga telefone. Telefone yawe ntabwo igomba kuba umuyobozi wawe. Ntugomba guhinduka imbata ya telefone muri 2025. Twige kwikuraho telefone, tugerageze ibishoboka byose, tujye tubaho dutekereza ibindi bintu. Ese kuki udatekereza igitabo? Ese kuki udatekereza kuganira n'inshuti? Ese kuki udatekereza gushaka amafaranga? Ariko telefone iteka ikintu cyose umuntu akubwiye ngo uri kandi be telefone. Ibyo bintu rero byose tugarutseho bigiye bitandukanye, kwiga gufata breakfast, kuryama amasaha ahagije mu mubiri wawe ukaba waruhuka, urumva, kwirinda telefone, kwiga gusasa no gupanga imyenda neza mu cyumba iwawe, gushaka amagambo meza yo kwikunda no gushaka ibyishimo muri twebwe. Ibyo byose ni bimwe mu bintu ugomba kwitaho muri mwaka wa 2025 ku buryo byanze bikunze imico mibi tuyisiga mu mwaka washize, ahubwo tugatangira uyu mwaka dufite intego nziza kandi zifite umumaro. Ngayo nguko rero, niba nawe hari icyo umva wakongeraho ukavuga ati nanjye hari umuco runaka numva twareka, bitwandikire muri comment. Ibi ni ibiganiro byacu hagati yanjye namwe kugira ngo tubashe kugirana ibiganiro kandi bitwungura ubumenyi. Ubwo naho ubutaha, ariko kandi iki kiganiro niba cyakunyuze cyangwa umva hari umuntu cyafasha, kimusharing. Fata link rwose wishyire kuri stati yawe, fata link uyohereza umuntu inbox kugira ngo tubisakaze n'abandi nabo babashe kuduha ibitekerezo kandi tugendane. Reka rero nkomeze nkwifuze kugubwa neza, ibisigaye turi kumwe naho utaha. Ciao ciao.